ineza nabagiriye ntibasiba guhora bezwa bazirikana kwirinda icaha baririmba nanjye nkabumva ibihimbano by'urukumbuzi ibyo byose ndabireba bikanezeza umutima nyibuka isezerano izo turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abari mu ntara zitandukanye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mwese, tubabwira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze kuba lasira. Rero tubaha ikaze mu kiganiro cyitwa ngo menyekane ku iteka ry'Imana. Tuba turi hano buri wa kane saa 7 no ku wa gatandatu saa 9 tutambutse ubutumwa bwiza mu kiganiro cyitwa ngo menyekane ku iteka ry'Imana mugezwaho na Pastor Robert ndetse n'abandi bakozi Imana batandukanye. Rero tubahaye ikaze aho muherereye mwese kandi tubifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tuje rero mu kiganiro cyitwa ngo menyekane ku iteka ry'Imana amahoro na Pastor Robert. Tugire itorero ryacu rikorera Kimironko kwa Mushimire, aho bita kwa Mushimire. Yigeze kwa Mushimire naho ngaho hafi dukorera umurimo w'Imana, niho hari itorero ryacu urifuza kubana natwe. Tugira amasengesho kwiyiriza yo kwirirwamo buri wa gatanu atangira isaa 3 kugera saa 10 n'amasengesho tuba twiyirije tubwira Imana ngo hari ibyo turambiwe, tubwira Imana ngo turifuza kumenyekana ku biteka ari we Mana. Tubonye Imana ikora, tubonye Imana ikiza benshi, tabara benshi, irengera benshi, irenganura benshi. Imirimo y'Imana ibikoreka ku rusengero buri wa gatanu saa 3 kugera saa 10. Tuba dufite ibihe byiza, tukajyana amateraniro ku cyumweru tangira isaa za mu gitondo kugera isaa 4 zuzuye. Saa za mu gitondo tuba twatangiye kuramya no guhimbaza Imana, hanyuma saa 2 tugatangiza amateraniro y'umugisha, amateraniro adasanzwe. Saa 4 tukaba turashoje. Niba wifuza kubana natwe no guterana natwe ngwino ku munsi w'ejo. Niba wifuza ko bimenyekana, niba hari ibyo urambiwe buri wa gatanu ujye ubane natwe, uze wiyireje kandi uze nawe wumva hari ibyo urambiwe ku buzima bwawe. Ni ku munsi w'ejo rero saa 3 kugera saa 10 zuzuye, no ku cyumweru kuva saa 1 kugera saa 4 zuzuye. Hanyuma Pastor akakira ibyifuzo cyangwa se kubonana n'abantu basengera bakorera deliverance ndetse ubohora ubuzima bwabo, wirukana ibidafite umumaro ku buzima bwabo. Buri wa gatatu kuva isaa 2 zuzuye kugera isaa 6 zuzuye. Buri wa gatatu mbandi ku rusengero nakira abantu mu byifuzo saa 2 kugera saa 6 zuzuye. Hanyuma wowe ufite akazi utabasha kuboneka mu bizi, mwakira ku cyumweru mbere y'amateraniro wahagera saa 12, wahagera saa 1, turabona nanga gusengera nka kwakira abantu bafite akazi mbakira mbere y'amateraniro ku cyumweru. Tubonye Imana ikora, tubonye Imana igira neza. Muhabwe umugisha n'Imana rero aho murere mwese kandi tubabwira ngo turakunda. Rero niba wifuza kubana natwe, umuntu uva Kimironko ugeze mu Kimironko uratega ukagera muri gare ya Kimironko ku bantu bava za Kacyiru, Nyabugogo n'ahandi mu Gatsata, cyangwa se abava Nyabugogo uratega imodoka kugeza muri gare ya Kimironko ugafata indi modoka ijya mu Izinduro. Kimwe no kwagirwa umugisha ukabona iva mu mujyi cyangwa Nyabugogo ikomeza mu Izinduro, uyigumamo ikakugezaho bita kwa Mushimire. Igeze kwa Mushimire hari station essence, niho hari icyapa uravamo ugasubira inyuma gatoya
ukareba iburyo bwawe mu gasantere haragahanda kazamuka ka kaburimbo, niko uhita winjiramo, nuri buze gukata ibumoso cyangwa ibumoso, ahabwo akayira ka kaburimbo kazamuka ukagumamo paka kakugeza ku rusengero. Iyo gakomeje ugera imbere gatoya ugasanga kaburimbo irasa naho irangiye, ariko ufatanye n'undi muhanda w'igitaka, niwo ukomeza ugera ahantu hamanuka cyane, uhita ubona urusengero runini cyane. Runo urusengero rwacu niho dukorera umurimo w'Imana. Rero niba wifuza kubana natwe, ufite imodoka yawe ugera kwa Mushimire ukata ibumoso bwawe uva Kimironko, iyo kaburimbo kasemo izamuka niyo ugumamo, urakomeza mpaka uwo muhanda ukakugeza ku rusengero. Ni ku munsi w'ejo rero saa 3 kugera isaa 10. Rero niba wifuza kubana natwe ni karibu ku munsi w'ejo, no ku cyumweru tuzaba duhari dusenga kandi turamya Imana, tubonye Imana ikora. Hanyuma tuba turano buri gihe buri wa kane saa 7 no kuwa gatandatu saa 9 mu kiganiro cyitwa Umenyekane ku Iteka ry'Imana. Fata iyo nimero ya telefone wabasha kuduhamagara ugeze kwa Mushimire ubonye ko utangiye kubura inzira, waduhamagara kuri iyo nimero, ndetse muri aka kanya wanakohereza ubutumwa bwawe kuri iyo telefone bwa message tukabasha kubusoma ndetse tukanabusengera. Ni kuri 078 42 80 49 078 42 80 49. Iyo nimero wabasha koherezaho ubutumwa bwawe 078 42 80 49. Unayandike muri telefone kugira ngo niwifuza kubana natwe ku munsi w'ejo, niba wifuza ko tugusengera, nugera kwa Mushimire uzatuhamagare tukuyobore, no ku cyumweru wazinduka tukagufasha, ku wa gatatu waza mu byifuzo tukagufasha kuri 078 42 80 49. Iyo nimero wayifata. Reka noneho mwese aho muri muhabwe umugisha n'Imana. Ndabizi neza ko hari ikimana igiye gukora muri munota muri amasarika dutwakira undi mukozi w'Imana twazanye nawe adusuhuza, nyuma dusenge tukumva ikimana igiye kuvugana natwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Nikuze Claire. Amahoro y'Imana abe muri mwe mwese aho muherereye, abateze amatwi radio Umuco. Reka dusenge twumve cy'Imana yashize ku mitima yacu. Iteka Mana turagushimye, tuguhimbarije kugira neza kwawe kwiza, ubanye natwe iminsi yose, turacyavuga gukomera kwawe. Izina ryawe rishimwe. Tugeze muri iyi studio Mwami ya radio Umuco, tugiye kuvuga ijambo ryawe, twemerera ijambo ryawe uryumva rigira aho rimuvana rigire naho rimutereka, risenye imigambi yose y'umwami Satani, ryubake Mana umugisha wawe kuba ryumva, kandi Uwiteka umwuka wera ganze. Uko niko dusenze twizera mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Imana mumugisha. Turasoma muri Samweli wa 2 ibice 8 n'umurongo wa 1. Samweli wa 2 ibice 8 n'umurongo wa 1. Twongere dusome no muri Zaburi ya 86 n'umurongo wa 17. Reka mukozi w'Imana dusomere mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa 2 ibice 8 n'umurongo wa 1 haranditse ngo, hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Amen. Twongere dusome Zaburi ya 86 umurongo wa 17 haranditse ngo, nyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Amen. Imana igumugisha ku ijambo dusomye ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribasha gukiza, ijambo rirakiza, rirarema, rihindura byinshi ku buzima bw'abizeye Kristo ko ari umwami Yesu umukiza. Rero guhikaze aho rere yose mubwira ngo turi mu kiganiro kivuga ngo Umenyekane ku Iteka ari we Mana. Ese kuki tuvuga ngo bimenyekane? Haba hari ibintu bigomba kumenyekana ku buzima bwacu, ku buzima bw'abasenga, ku buzima bw'abana b'Imana. Iyo umuntu asenga akiha Imana, agakunda gusenga, agakunda kubana n'Imana, akenshi akunda guhura n'ibintu bimusuzugura, akunda guhura n'ibintu kenshi bimunesha, cyangwa se akahura n'amajwi amubwira ngo ese ibyo urimo birashoboka, ese ibyo urimo urabona bifite gahunda, ese ibyo urimo urabona utarayobye, urabona utarataye umutwe se. Niyo mpamvu rero muri ubwo buzima, niyo mpamvu usanga iyo umuntu asenga ajya yibaza se ndasenga cyangwa sinsenga, ugasanga mu by'ukuri uriyiriza, ariko uko wiyiriza niko cya kindi wiyirizaga kugira ngo kiveho, ahubwo ukabona kirushaho kuza cyihuta. Noneho icyo gihe nibwo uhura n'ibintu bigupinga, bigusuzugura, bikunesha, ugahura n'amajwi akubwira ngo ibyo urimo nibishoboka, yewe byana ngombwa ni na Satani agakoresha abantu abo witaga inshuti zawe cyangwa se amafamiye yawe,
ugasanga barimo barakurwanya bakakubwira ati ese igihe wasengeye wageze kuki, ese kuwirije watabaye, ese ni ibiki wakoze, ahubwo ko tubona usenga ukarusha kuduteza ubukene. Ugasanga mbese umuntu nubwo asenga ariko hari ibyo atabona, aracyasuzuguritse, ntabwo atera imbere. Nibyo uzasanga iyo weravuze ati ese ni kubira iki abakiranirwa bagubwa neza ariko abacyonse bagakubwa nabi. Naho niho yavuze waravuga ati ese yaramaze gucika intege, amaze kwiheba, arangije nihe mwamwe yavuze ati ndajya imbere sinyibone, najya iburyo naho sinyiharuzi, n'ibumoso hose. Arangije ariko yigarura batari kuko biri kose izi nzira anyuramo. Ndashima Imana ko intambara izarizo zose ziri ku buzima bwawe Imana irazizi, kandi kubizizi si ukugira ngo zikubeho, ahubwo ni ukugira ngo niramuka igutabara, niramuka ikuneshereza, niramuka izigukuyemo, igitangaza cyangwa se ishimwe cyangwa se imbaraga zayo gukomera kwayo bizagaragara. Imana itugire neza cyane. Amen. Niyo mpamvu tuvuga ngo bimenyekane, kuko iyo ikintu kitaramenyekana nyir'ubwite bwe aracyanganyikirwa. Iyo ikintu kitari cyamenyekana, yewe n'abamusengana nibamenye Imana basenga. Niyo mpamvu uzasanga mu Mana bwayo, mu mbaraga zayo irangwa n'ibitangaza, kandi Imana niyihutira gukora, ahubwo ibanza guceceka kugira ngo niza gurabefo gukora yerekana imbaraga zayo. Niyo mpamvu nusoma biro uzasanga ahantu hose Abisirayeli bajyaga bayihamagara igatinda kuza ariko ikabihari, bajyaga bayitabaza kugira ihitize ikabanza igatinda kugira ngo niramuka ikoze igitangaza. Ndashima Imana bisanzwe iki, nubwo Imana yatinze ku buzima bwawe, nubwo Imana yatinze mu ntambara rufite, suku kwanga, ahubwo idutumye ku buzima bwawe itubwira ngo hari urufunguzo wambuwe Satani yagutwaye, ariko ugiye kwakira urufunguzo rwawe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu tuba turi mu kiganiro kivuga ngo bigomba kumenyekana, kuko iyo bitaramenyekana urasuzugurwa, iyo bitaramenyekana dayimoni iragufata uko ishaka, iyo bitaramenyekana Satani akubaho uko ashaka. Ariko iyo byamenyekanye icyoro cy'Uwiteka gishyirwa hejuru, abanyabyaha barakizwa, abari baguye barongera bakabyuka, bari bateye kwizera bongera bakagera kwizera, kubera hari imirimo n'ibitangaza Uwiteka aba yakoze. Niyo mpamvu uzasanga Abisirayeli Farawo yakomeje kubafata, akibwira ko abafite, akibwira ko baboshye, akibwira ko batazatera imbere. Murabyibuka nusoma mu Kuva igice cya mbere hari ijambo ritubwira ngo Farawo ubwo aravuga ngo mubabaze kurushaho cyane, abati kandi utabishaka apfe, ngo bategeka kumba amatafari barushaho kubabaza cyane. Ijambo nakunzemo rirambwira ngo nguko barushagaho kubabaza cyane, ngo ni nako barushaho kugwira. Ndashima Imana nubwo intambara wari uzifite, nubwo intambara zikugose, nubwo abanzi baguhagurukiye, ibitarakwisha kera, ibitaraguhitanye kera ntabwo bizakwica. Naho amagambo yahaguruka, naho abantu bahaguruka, naho abakomeye bahaguruka, naho abakonikoni bahaguruka, hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ntabwo umugambi wa Satani uzasohora, ahubwo umugambi w'Imana uzasohora mu izina rya Yesu. Ngo uko barushagaho kubabaza ngo niko barushaho gukwira. Humura, ugiye kuba umunyamugisha iyo wagarura urufunguzo. Iyo umuntu akuvumye agwesha umugisha, iyo wagarura urufunguzo, iyo umuntu akwanze agenda ari umwakaza abantu batanu. Mbashite yamye, niyo umuntu yagucira urubanza hejuru y'urubanza n'akanwa ke, hari Imana itegeka bigateka bigakomera. Ngo ni uko barushagaho kubatongera no kubavuma, niko barushagaho gukwira. Ijambo riravuze ngo nuko Farawo ariko ntiyakwemera, niyemera imbaraga z'Imana, niyemera ubutware bw'Uwiteka. Imana nayo iraceceka, ngo barakomeza bagera ku nyanja. Bageze ku nyanja, umva imbaraga z'Imana. Imana iravuga ati igihe Farawo yamenyereye kirahaye, nje kwerekana ukwera kwawe, nje kwerekana imbaraga zawe. Mu mateka y'abanyabwenge, mu mateka y'isi, nta muntu urabona, nta muntu urakora ubufino, nta muntu wize ngo abwire inyanja yitandukanye. Ngo ariko Imana ihageze ibwira inyanja ati wanyanga, ibwiriza uca inzira mu bana b'Imana. Ndashima Imana ko hano utabona inzira, hari Imana ihashize inzira. Ndashima Imana ko muri ubwo burwayi wabonaga ko butazakira, hari abo bwishuzi. Humura, ntabwo izakwica. Imana iratubwiye ngo hari urufunguzo igaruye, hari urufunguzo twanya kugera itariki n'umunsi wa none. Isiraheli irakibaza ukuntu Imana ishobora kubwira Imana
shobora kubwira inyanja kuri iyo tariki byamenyekanye ko Uwiteka arema. Nakubwiye ngo bitaramenyekana ntabwo uzamenya ibyo usenga. Nushaka kujya Kanyarira, nushaka kujya Kadeshi, nushaka kujya ku musozi, bitaramenyekana ntabwo bizakushoboka. Ahubwo nunataha uvuye gusenga, hari dayimoni izakubwira wasengeye iki, iti cyawe yifuje iki. Ariko nkubwira nuko hari urufunguzo wambuwe. Ijambo rindi riratubwira ku mugabo witwa Eliya, biravuze ngo nuko aha basuzugura Imana. Turi mu kintu tuvuga ngo bimenyekane ko Uwiteka arema. Ese urifuza ko bimenyekana? Hari ibyo urambiwe, urimo urabona ukabona umwaka urarangiye. Hari ibyo Imana yakubwiye mu uyu mwaka urabona urambiwe. Ariko nshuti yanjye nyumva, ngwino dusenge. Imana irakwibutse, Imana ikugarutseho. Na nyuma Ezra irakora bidashoboka ikora n'ibishoboka. Bitagaragara Imana yaje biragaragara. Ibyasuzuguye Imana yaje biribukwa. Ngo nuko habasuzugura Imana. Hari ibyasuzuguye ubuzima bwawe, hari ibyasuzuguye amasezerano yawe, hari abasuzuguye Imana wase. Oya wumva, wijya kurwana nabo, wijya guterana amagambo nabo. Ngwino dusenge. Niwakira urufunguzo barakugarukira. Niwakira urufunguzo uwo mugabo arakizwa. Niwakira urufunguzo shite yanjye imiryango irahinduka. Ngo Eliya abwira Ahabu ati ibyo urimo ndabihawe, tujye Karumeli bimenyekana kuko byari bitaramenyekana. Shite yanjye nyumva, bigomba kumenyekana ku buzima bwawe, bigomba kumenyekana mu bwenge bwawe, bigomba kumenyekana buri ruhande rwo ariko rwose. Niba ari n'umudayimoni w'icyaha, icyaha cyarakubase, ubusinzi bwarakubase, ubusambanyi bwarakubase, kwikinisha byarakubase. Umva ariko nkubwire ngo iyo dayimoni niwacu urufunguzo biramenyekana ko agakiza kinjiye, biramenyekana ko umunyembaraga. Ngo bajye Karumeli, bageze i Karumeli bahamagara Imana. Eliya ati ndahamagara Isaka, ndahamagara Yakobo. Shite yanjye nyumva, wahamagaye Imana ntiyakwitaba, warigirije Imana ntiyakwitaba, wazamutse umusozi ntiyakwitaba. Hari urufunguzo wambuwe. Imana ishimwe ko itura benefo, itugaruriye imfunguzo. Haleluya. Ngo Abisiraheli bari barazengurutse igihe kirekire, Bari barazengurutse kuvuga ngo inzugi zabo zari zikinze. Iyo umuntu yakwambuye urufunguzo ntabwo winjira, iyo uri hanze ni winjira, iyo uri mu imbere ntabwo usohoka, kubera ko nta rufunguzo uba ufite. Aba Bisiraheli nabo bagiye baneshwa, bagiye bahura n'akaga gakomeye, ariko bibuka Imana yabo yagiye ibana nabo. Yabiyeretse ku nyanja itukura, imbere ya Faraho yarabiyeretse baraseruka. Hari uko bari bamaze gusenga, bamenya kwiyiriza, bamenya kwinjinga Imana, barayihendahenda. Imana yabo irumva. Ku musozi Moriya naho Imana yumvishe gusenga kwa Aburahamu, igitambo kiraboneka. Ku musozi Karumeli naho yumvishe Eliya, igitambo kiraboneka. Ibiramenyekana ko Uwiteka ari we Mana. Aha naho Abisiraheli bagiye bahura n'abantu babanzi babo mu rugendo, bagiye bahura narwo. Bageraga ahantu abantu bagatuma badatambuka, ariko bahamagara Imana, Imana ikururuka ikaganza. Ngo nuko igihe kiragera banyaga urufunguzo, isanduku y'Uwiteka barayibanyaga. Turibuka ko ari naho byageze bagiye kwicura, biranga. Bageze ku marembo, ngo Uziya umwami agiye kuyitamba, yari umutambyi agiye kuyiramira, agwa aho ngaho, bituma nanone baneshwa. Ariko igihe kiragera, uyu mwami Dawidi agira iyerekwa ryo gusenga Imana, arasenga arayinginga. Imana iza kubagabiza abanzi babo. Dawidi aza kunyaga urufunguzo, isanduku irongera iragaruka. Wowe uduteze amatwi, nawe hari ibyo wanyazwe, nuze tubane ku munsi w'ejo dusenga Imana, tuyinginge. Dufite Imana yumva, dusenga Imana yumva. Iyo isenze irumva kandi isubiza abayo, iyo itakiye irakumva, iyo itabaje iragutabara. Aha ngaha Dawidi nawe yaramanje arasenga, yibutsa Imana amasezerano, yibutsa Imana ibyo yagiye ahura nabyo. Imana irabyibuka, imaze kubyibuka imwambika izindi mbaraga zidasanzwe. Aha turibuka ko Dawidi yabaye umwami ari uko yaravuye mu ntama,
yiberaga aho ngaho mu ishyamba. Imana imukoresha iby'ubutware. Ubwo umwami Goliyati yari yanesheje Abisiraheli bagera aho bahunga, uyu nguyu kubera ko yari arize Imana ye yasengaga atabaza Imana imwambika imbaraga, uwo icyo gihangange Goliyati kiratsindwa. N'aha ngaha naho Dawidi yarakomeje arasenga bigeraho Imana imuha imbaraga zo kunesha. Nuza usenga Imana, n'ahandi ubutabazi wabubona atari ku Uwiteka wenyine, n'ahandi uburinzi wabubona, n'ahandi wavana imbaraga zo kunesha ibyaha atari ukwirirwa imbere y'Imana, atari ugusenga Imana nyirijuru. Ngo nuko rero Dawidi abasha kunesha kubw'abanzi babo b'Abafilisitiya bari babamereye nabi abikesha gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo hari urufunguzo, nukugaruga urufunguzo, arufunguzo twambuwe. Hari igihe umuntu abaho akavuga ati se ko nako nagira, ko niyiriza, ko senga, ko muri amasengesho, ko nirindi cyane n'igisa nacyo, ariko nubwo uri murasenga numenye ko hari uwagutwaye urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Araho yagiye araguhambira, araho yagiye arakuzirika, araho yagiye aragutamba, yakumurikiye ibikwa abakwambere byakumurikiye za nyabingi, cyangwa se yagushize mu butaka, yagushize mu ngufuru, baguhambira mu buryo bwose butandukanye. Niyo mpamvu twavuze ngo turi mu kiganiro kiba tuvuga ngo bimenyekane ko Uwiteka ari Imana, cyangwa se bimenyekane ko Imana ikora, bimenyekane ko Imana ikiza. Imana urabizi neza ko yakubwiye isezerano hashize imyaka myinshi, byakubwiye kuzakira, ariko mu by'ukuri ntabwo ukira. Ese siyo yavuze? Byakubwiye ko uyu mwaka bizahinduka, urabona urangiye. Ese siyo yavuze? Ko ababikubwiye batandukanye, ko batari baziranye, ko bitarimo kuza. Navuze ngo iyo bitaramenyekana ubu bwawe uratsanganyikirwa, abaturanyi baratsanganyikirwa, inshuti zirakuvaho. Dawidi rero byari bitaramenyekana, byangwa na se. Sindi mujya kubivuga byinshi. Dawidi n'uwo kwa Yesaya murabyibuka ko yanzwe na se. Dawidi ngo baramujyana, byari umuhererezi, bamutwara kuragira, Sara mwihakana. Mbashiti yambye, iyo utarakira urufunguzo, iyo wambuye urufunguzo, ndagira bariho twibanda kuba warambura urufunguzo. Icyo ukoze nicyemera, icyo ugambiriye kirapfa, iyo upanze business irahomba, iyo ubonye inshuti iragenda. Umva kubera ko urarambagizwa bikanga, kubera ko hari urufunguzo. Dawidi amaze kwamburwa urufunguzo, kandi ndagira ngo unyumve, Dawidi ntabwo yambuye urufunguzo ari uko akuze, yagwambuwe akiri umwana. Bisobanura iki? Ibiguhiga, ibikurwanya, ibikuboshe byagura benefo byatangiye ukiri muto, ahubwo aho ukiri akenge nibwo utangiye kumenya ko hari ikintu cyinshi nyuma y'ubuzima bwawe. Dawidi rero uyu nguyu yabanje kwangwa na se. Murabyibuka ko Imana yabwiye Samweli, genda kwa Yesaya, hari umuntu nabonye, kandi ugende umwimike umusuko w'amavuta, ni umugaragu nkunda kandi wubaha Imana. Biravuze ngo Samweli ageze kwa Yesaya aravuga ngo zana abana bawe bose, ngo azana abana bose, ariko Dawidi ntiyarari. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rimwe. Iyo wambuye urufunguzo uri muranyumva, hari urufunguzo wambuwe, hari urufunguzo bakunyaze. Hola beautiful. Ariko ndashima ko Imana irira beneside mene itugaruruye urufunguzo. Hari urufunguzo twanyazwe, ariko Imana mwayamezane mbere yuko mwakurangira tugaruriwe urufunguzo, tugaruriwe urufunguzo, tugaruriwe agakiza, tugaruriwe Mwuka Wera, tugaruriwe ibyacu. Dawidi ngo arangwa. Samweli abaza Yesaya ngo abana bawe ufite naba? Aramubwira ngo naba. Uribaza ngo ufite icyangiro, ni urufunguzo rw'igikundiro wambuwe. Uribaza ngo nagubyara, wambuye urufunguzo kutabyara. Uribaza ngo umugabo yaragutaye, wambuye urufunguzo ko kutubaka. Uribaza ngo buri wese afite uburiri bwe, ntabwo urufunguzo rwo kubana Satani yarutwaye. Dawidi arihaka baramwanga, ngo Samweli arongera arasenga. Bujya mu gusenga harimo ubutsinzi, bujya mu gusenga harimo kurama, bujya mu gusenga harimo
kugarurirwa bujya mu gusenga harimo ubuzima. Samweli yasenga, turashima Imana ko ejo tuzasenga ngo Imana ikamubwira ngo arondubura. Haleluya. Kubera ko yari ariho umugambi w'Imana. Nshuti yawe umuntu yakwibagirwa ntibabe bakubara mu mubare w'abana muvukana, ariko mu ijuru hari Imana ikuzi mwene data. N'uyu nguyu Samweli yari umutambyi, ariko yararebaga akirebera ibikomerezwa, ariko kuko yari umwuka w'Imana akajya akomeza amwongorera ati rega bariya ntago mbareba, rega bariya ntago nabashimye, herega hari undi. Ibazaho umubyeyi yakubyaye akageraho kwibagirwa, ngo bigeze nyuma ngo bose bamaze kubemurika, kubera ko nta rufungu yari yarambuye urufunguzo kukwangwa, yarambuye urufunguzo rwo kwibukwa, yarafite isura cy'ubukene. Ibaze kuba uri umwana w'umwami, kuba uri umwana ukomeye, uragira inama. Yesaya yari umutambyi bari bakomeye, ariko nshuti yanyu bangubwire, hari ishuri urimo wivuga ngo baranyanze, wivuga ngo barandwanyije, wivuga ngo bamvuyeho, wivuga ngo umugabo yaranaye, wivuga ngo maze gushaka mu ngo zitandukanye, hari urufunguzo wambuwe, wivuga ko umwaka urangiye utarashaka. Imana burya niyo yavuze ahubwo hari urufunguzo wambuwe. Dawidi agira icyambiro ngo Yesaya akamubango, bakongera Samweli akamubaza Yesaya ngo mbese urubyaro rwofite nuru, ngo Yesaya akiciriza. Ariko ndashima Imana yitariki yo kwibuka iyo yageze. Imana nijye buri kubigenza, Imana nijye buri nzira, ni wakira urufunguzo. Ejo bizamenyekana, ejo mu munsi wo gusenga tuzabwira Imana ngo twanze agasuro k'abadayimoni ku buzima bwacu, twanze agasuro k'abarozi n'ibiduhiga n'ibiturwa, twanze agasuro k'abadayimoni yo itunyaga, tuzatesha agaciro imbaraga zose z'umwijima. Gira ibintu urambirwa, twakubwiye ngo turi muzika tuvuga ngo mbese urashaka kumenyekana ko Uwiteka arema. Dawidi aramburwa, igihe kiragera koko Dawidi ngo baramuzanye, ava muri iryo shamba, bamusukaho amavuta, ngo ariko nubwo bamusukaho amavuta arongera yasubirayo. Ariko cyo nakundiraga Dawidi ngo yanezezaga Imana, ubwo yari ari mu ntama ngo yakomezaga avuga ngo Mana ndabizi nubwo ndi mu ntama uko biri uracyari Imana yanjye. Ikintu yarushaga abakristo muri iki gihe, mukristo muri iki gihe afashwa ari uko Imana yamugiriye neza, agira morara ari uko Imana yamukoreye igitanga. Reka buke yongera ahure n'ikindi kibazo, ati bigaragara niriho ninakora ninanyitayo kandi ubwo hari ibyo akoze. Rero Dawidi ikintu baturushaga bo bavuga ngo twaburara uri Imana, twarya uri Imana, twarwara uri Imana, badusora mu nzu uri Imana, twakwambara ubusa uri Imana, umugabo yagenda uri Imana, inshuti yanjye yamvo uri Imana. Bo nicyo kintu batushaka muri icyo mukristo. Ntabwo aza mu rusengero azanywe no guha Imana umutima we, azanywe nuko Imana imugira neza, kuko abantu benshi baza bafite ibibazo, ariko Imana byebazo yamaze kubakora niyongera kubona mu rusengero, ahubwo yongera kugaruka ariko yongeye guha n'ibibazo muri cya gisubizo Imana yamuha. Rero Dawidi we yikomeje kuwiteka, aravuga ngo nubwo asubiyeyo uracyari Imana yanjye. Niyo mpamvu muri Zaburi ya mbere yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzu y'abakobanya. Ariko ugisigo usanga umukristo muri iki gihe mu gatsiko k'amagambo niwe kiyongoza, mu gatsiko k'abarozi niwe kiyongoza, mu gatsiko ko gusenya abakozi niwe kiyongoza. Ariko Dawidi avuga ngo hahirwa udahagara mu nzira y'abakobanya, niyicarane na ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba yishimira ku manywa na nijoro. Bene uwo nguwo azahora nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, bigaragara ngo bene uwo azahora yuzuye umwuka wera, ukera imbuto mu gihe cyacu. bavuga ngo arapfa azuzura umwuka wera. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri 25 muri Zaburi 3 yaravuze ngo siko bizahora kuba mutegereje, kereka bazava kuri ka kagezi abazaza mu masezerano nta mpamvu, ariko siko nibo bazakorwa n'isoni. Aho niho yavuze cyane, aravuga kuri 34 Zaburi umurongo wa 20 byaravuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukirano, ngo ariko Uwiteka azamurinda muri byo, azarinda amagufwa ye nta na rimwe rizavunika. Turashima Imana kabise y'Uwiteka, Imana irahari kandi irakora. Ageze kuri 30 aravuga ku murongo wa 6 Zaburi ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, kandi urukundo rw'Imana ruzana ubugingo, urukundo rw'Imana ruzana gukira indwara, urukundo rw'Imana nirugira ubujyana, urukundo rw'Imana ntabamo kugambana. Avuga ngo ahari kurira kwara benefo, kwararira umuntu wakwangwa wababara warira habura ukubwira pole, ngo ariko bwazaca y'Imana itagibeshya irindi icyo yavuze ngo umuntu zikavuga. Haleluya.
imana yacu ishimwe cyane. Bashima Imana uyu ko bigiye Dawidi kubikora. aravuga ngo haracyariho Ibwira impamvu before that. ituma ngushima data Hari nuko urufunguzo wabanye wawe. nanjye intare yaza nkari yaka uyu mwana w'intama idubu yaza nkayishwanyaguza ngo nubwo nsubiye mu ishyamba haracyariho impamvu yo kugushimira. Dawidi arakomeza anezeza Imana nayo ikomeza isezerano yamuvuzeho kugeza ubwo yaje agwiza imbaraga z'umutima atangira kuba umwami atangira kunesha amahanga yari ari imbere y'Abisiraheli yari yarabayigizeho igikuta gikomeye ndagira ngo abantu batwumve. Dawidi yakomeje kugwiza imbaraga z'umutima kugera aho yabaye akaramata n'Imana. Kuko nusoma muri Zaburi ya 90:14 haba ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushira hejuru kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza ndire kimwitabe. yabaye akaramata yigeze ava ku Mana ntiyateshutse ntabwo yitaye ku by'umuryango ntiyatutse Imana ngo Mana kuki urimo gutinda kuki bimeze gutya ntiyahimye umugabo ngo reka nanjye kwa nshima mukino yihase gushaka amaso yabanye n'Imana akaramata ntabwo yasubiye inyuma navuze ngo hari urufunguzo wambuwe ariko Imana irarugaruye. Ndumva nezerewe kuko Imana idufiteho umugambi. Nusoma mu Kuva pica 33:7 hari undi mugabo wabanye n'Imana akaramata umugabo witwa Mose. Iryo jambo rirambwira ngo nicyo uvuze nagira iki ndagikora kuko nakumenye ukangiriraho umugisha. Oya mureke tubishite n'Imana mureke tubakaramata n'Imana tubinkora mutima n'Imana. Reka wizeye abantu ibyo bagukora urabizi mwarabanye abantu warabiringiye byo bakwituye urabizi wibishite n'abantu bishute n'Imana bishute n'Imana. Abantu bazakubaha abantu ntibazakubesha abantu ntibazakuryaya bazatinya Imana iri muri wowe bakubahe. Niko Dawidi rero ageragezwa kurwana na dayimoni byari yaramwambuye ubuzima bwe. Ndumva ngo ubwirire ijambo ngo agera asubiye mu ishyamba dayimoni murwanya niyigeze ituza yamusanze mu ishyamba ariko akomeza kuba akaramata n'Imana akomeza kubana n'Imana akomeza avuga ngo Mana wowe wabashije kuneshereza idubu n'intare ntabwo ibi ngibi byankanga ndacyakomeje kubana nawe. icyageragezwa agakinesha Mukristo nuhura n'intambara n'izimutsinda akazitsinda. uwo ni umukristo nyawe niwe dushaka. Dawidi akomeza gusenga Dawidi akomeza kwihimana abandi barira kuzura umwuka wera akababwira ngo ni igihe gitoya intambara zigashira akababwira ngo yavuganye nanjye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Abefeso 3:20 ngo ibasha gukora cyane biruta. Ndashima Imana ko wa mukobwa unyumva hari Imana igarura urufunguzo, wa mumama ubabaye hari Imana igarura urufunguzo, wa mugabo wataye umutwe hari Imana igarura urufunguzo. Ikigusaba ni kimwe, zana umutima wawe, zana imbaraga zawe, zana ubwenge bwawe. Imana yiteguye gukora. Dawidi ageze mu ishyamba wa mwanzi aragaruka atangira kumwohereza indubu. Mu mashiti yanjye nkubwira ngo Satani uguhiga buri hantu hose murajyana. Iyo wagiye kubona amahoro urayabura, wajya kubona bikanga, wakwakira ibyo wakira bikagenda. Ngo Dawidi ageze mu ishyamba wa muroza arongera aragaruka, wa mwanzi arongera aragaruka. Aravuga ati Dawidi ntabwo azabaho, amwohereza indubu. Ndashima Imana nubwo ibyo wanyuzemo hari abakoresha amahembe, hari abakoresha ibitega, hari abaguteje indwara, hari abagusenyera urugo, hari abakwambuye ibyawe. Ariko nkubwira inshuti yanjye hari Imana ishoboye byose, hari Imana igarura urufunguzo. Iyo wanyazwe urufunguzo indubu zirakubonerana. Iyo wanyazwe urufunguzo ntabwo wacuruza ngo utere imbere. Iyo wanyazwe urufunguzo uhura n'umudayimoni w'inyatsi. Iyo wanyazwe urufunguzo abantu bakuvaho nta mpamvu. Ariko nkubwira inshuti yanjye ayasidemene foreda hari Imana igarura urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Hari Imana ikugarutseho, hari Imana ikwibutse. Ejo ni umunsi wo gusenga, ejo ni umunsi wo kwiyiriza, ejo ni umunsi wo kwigaragaza. Ni amasengesho ahindura ibihe, ni amasengesho arema, ni amasengesho avuguruza akanwa k'abana b'abantu. Ibyo birirwa bavuga humura ntabwo bizasohora, hagiye gusohora Imana izakuvuga. Ejo ni umunsi wo kuvugana n'Imana, ejo ni umunsi wo gutesha imivugo. Ngo nuko Dawidi yorabe ari mu ishyamba ngo abone indubu iraje. Bari bazi ko indubu igiye kumwica, bari bazi ko indubu iri buze kumumara. Ngo ari kwirahira turashima Imana ko hari Imana irindi jambo rya ngo yandubu iramusatira, indubu iramusatira. Ngo Dawidi yitegereje aravuga ati erega hari Imana yavuzeho, ntabwo nzapfa narasingira umugisha, ntabwo nzapfa nzarama. Hari ijambo yavuze ati sinzapfa nzarama kuko Uwiteka ari kumwe nanjye. Hari ibigiye kumenyekana kura telefo ubuzima bwa imirimo Uwiteka yakoze.
ibyo bintu Imana iramushyigikira asohokamo ngo ariko ijambo twasomye rikavuga ngo hanyuma y'ibyo byose yanyuzemo urumva yari yarambuye urufunguzo ikintu cyose yakoraga nakibona aho ni umuntu twumva iyo umuntu yambuye urufunguzo arangwa n'ibintu bigera muri bitatu icyambere yifuza gupfa iyo cyo gupfa ko kitari cyagera icya kabiri yifuza kuba yajya ahantu hatazwe icya gatatu uwo muntu yanga abantu ikindi uwo muntu agenda yifugisha mu nzira ikindi uwo muntu akubwira ko yari afite amafaranga nayo afite ikindi wahoranye byishimo nabyukira Dawidi rero nawe amaze kwamburwa urufunguzo ahura n'izo stress zitarangiye ahura n'ibibazo bitarangiye ariko agize yerekwa amenya urufunguzo rwe rwagiye asanga n'abafista barutwaye asanga n'abarozi barutwaye asanga ni karande zabo zarutwaye agira ihishurirwa arangije arasera yinginga Imana hari ukuntu umuntu aba akaba atazi ibyo arwana nabyo akumva ngo ni ibintu biza ni ibintu ariko ukabona umuntu ari mu buzima ariko nazi cyishe ny'ubuzima bwe abona ubukwe bupfa nazi kibwije abona inda zikuramo nazi impamvu zivamo abona ibintu biza bikamuniganiga nijoro nazi impamvu araramuka abona mu by'ukuri akora ibyaha ajya mu busambanyi ari ikinisha ariko nyuma y'icyo cyaha ukabona umuntu arikijije aranarize oya hari uwagutwara urufunguzo rwawe Dawidi yaragize yerekwa asanga urufunguzo rwe Imana ishimwe cyane kuko yabwiye Imana ijambo twasomye ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamwara kubera ko yari yarambuye urufunguzo niyo mpamvu Imana iramubwira ati Dawidi urufunguzo rwawe n'abafista barufite haguruka nzabana nawe kandi uzabacogoza ngo Dawidi arahaguruka ahagurutse nashima Imana ko ibiturwanye byari byose ejo abari bafite ubuzima bwe mu ntoki zabo abari bafite business mu ntoki zabo abakwirukanishije mu kazi n'ubundi bagiye kwirukana abavuga ngo uzapfa cyo urabizi ko babigutongereye umva ejo uzakira urufunguzo rwe mu izina Yesu Dawidi arangije yarahagurutse ajya mu Bafilistiya Imana mu imbaraga Imana mu bushobozi arwana nabo arabacogoza bisobanura ngo ejo hari ibintu bizacogora ku buzima bwawe ijambo ryaravuga ngo mbese ngo wa musozi munini we wihita iki imbere y'umugaragaro ari igihe umusozi uza ukabona uguhinduye zero ariko ejo bizacogorera imbere yawe ngo Dawidi amaze kubacogoza abanyaga urufunguzo bari bafite rutari urwe arukura mu maboko y'abana arukura mu maboko y'abarozi arukura mu maboko y'imivumo arukura mu maboko y'abamurwayi arangije ararugarura aho niho Dawidi biri tubwira ngo icyo cyamaze kwakira urufunguzo biganza byo Abisirayeli ubwabo baroza ati nta wundi mwami dushaka uretse Dawidi ngo bafata amavuta mu ihembe baravuga tugomba kutubera umwana batangira kuririmba ngo Sawuli yishe ibihumbi ngo ariko Dawidi yishe inzovu umva urashaka ko bakuririmba urashaka ko bakwitaho urashaka ko bagukunda urashaka ko bimenyekana ejo bizamenyekana ko Uwiteka ari Imana mu izina rya Yesu hari urufunguzo wambuwe ejo ni uwa gatanu kwakira urufunguzo twarasenze ntabwo dushaka kubwira Imana ngo tuvugana natwe oya yavuganye natwe turashaka ejo kuva muri rusengero twakira urufunguzo ubwo abandi binjira muri weekend tuzishyira muri weekend urufunguzo rwazo hari ibyo urambiwe ese urashaka kumenyekana hari urufunguzo wambu Dawidi agarura urufunguzo bimenyekana ko Uwiteka ngo arangije arashima aba ngo ndagushima kuko Uwiteka unabaye ukamara umubabaro yari afite umubabaro yari afite agahinda yari arushe ariko agarura urufunguzo byaramenyekana urimo uranyumva urashaka kumenyekana urabona iyo nzu bagiye kwiteza cyamuna wafashe keredo uzi ko ugiye kunguka kuko nta rufunguzo gutera imbere warahomba ejo ni umunsi wo kwakira urufunguzo mu izina rya Yesu tugiye kwakira telefone zawe uraduhamagara utwakire wewe ngo pastor ndifuza kumenyekana kuko nanjye hari ibyo ndambiwe mu izina rya Yesu Kristo mama Samuel turagusengera iyo ndwara irakira mu izina rya Yesu Kristo iyo message wohereje ndayibonye nabwiye ngo mwohereze ubutumwa bwa kuri nimero twabahaye turagusengera ese urashaka kumenyekana hari ibyo urambiwe Dawidi agarura urufunguzo yaragwambira dumucaro Allo mwiriwe neza cyane ahimbazwe nanjye ndambiwe agasuzuguro k'abanaki banyuruka inyuma turagusengera izo mbaraga z'abade ziri ku la berfa ziteshwa gaciro Imana igukomwuka w'ubukene n'uwicyanyiro mu izina rya Yesu Kristo ndumva Imana imwenge iguha address y'ubuzima bwa amina Imana ishimwe cyane ayo watutswe ibyo watutswe birahagije Imana imbweke iguha akazi kumugisha amina tangaza cyambere Imana iguha akazi humura Imana iza la berfa izakubakira ugumugisha rw'umumaro bimenyekane ku Uwiteka la binefo ari we Mana
urakoze cyane mukomeze muhamagare nababwiye ngo wowe wanyazwe urufunguzo ejo mama risengera abantu ni umunsi wo kuvugana n'Imana wowe warasenze byara Radio Mucaro Hello. Lobine phone Radio Mucaro Hello. Imana ishimwe cyane Mani nkoreho igisuzuguro rwose. ndagusengera Imana yirukana icyo gisuzuguro cy'abadayimoni Yego. ndagusengera kandi bumuri Imana iragukije ayo maguru no munda zo ndwara z'abadayimoni turazitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe naramutse ndwaye ko. oya bumuri Imana iragukijije Imana iba yabibonye Yego. sawa urakoze Imana iguhumugisha Nkoreho n'igisuzuguro cy'akazi ko mu rugo. oya bumuri Imana ikije indwara zose iba yabikuye mu izina rya Yesu Kristo Yego. urakoze hamagara tukwakire nababwiye ngo wowe icyo usabwa warasenze wariyirije nakutagize byaraze ejo ngwino niba wumva hari ibyo urangiye Radio Mucaro Besa shimwe cyane turagusengera Imana yirukane dayimoni bushumere ku buzima bwa mwiza na Yesu Kristo hanyuma Imana ikurinze ihembe hari ikintu kijya kiza mu rubavu ukumva kirasa naho kirimo kirakuruma ukumva utangiye kugira iseseme gikunda kuza cyane Imana imwe ngo ndabefo ni dayimoni izikagufata yo mu yabitega Imana imwe ke gucije mu izina rya Yesu Kristo Imana itesha agaciro izo mbaraga z'abarozi Imana ikugiriye neza ko ibohoye ubuzima bwawe kandi Imana imwe kufite Imana yo kurimba uzaririmbira Imana uzabona umugisha mwinshi sawa urakoze cyane turazibaha ejo uzaze twirukana abazimu ku buzima bwawe sawa urakoze cyane hamagara tukwakire nababwiye ngo ni ku munsi w'ejo isaa 3 kugera saa 10 n'amasengesho yo kwiriza sayo kubwira Imana ngo ivugane natwe yavuganye natwe ahubwo turashaka urufunguzo Radio Mucaro Yesu ashimwe cyane ubundi turi kumvikana nababwiye ngo ku munsi w'ejo n'amasengesho kugarurirwa urufunguzo hari urufunguzo wanyazwe wahoze mu kazi keza nuzi uburyo wakavuyemo wari ufite business yarahombye Radio Mucaro Allo Mane sa munsengere yego Imana yindura amateka ku buzima bwanjye turagusengera Imana irabef ejo uzaze tugusengere nabonaga imyuka yo gusara ku buzima bwawe ukunda kurwara umutwe hari igihe uzuka gufata cyane ukongera ukagenda byaba byiza ejo uje tukirukana iyo daimoni yo gusara ku buzima bwawe Imana ikakugira neza kuko uri umwana w'Imana kandi Imana igufiteho umugambi kuko Imana irashaka guhigishora ugatangira ugacuruza kandi ibyo uzacuruza bizagenda neza Amina ariko nabonaga bitabasha kuza byaba byiza ejo uje tukagusengera mu izina rya Yesu Kristo urakoze cyane muhamagare tubakire nababwiye ngo ni ku munsi w'ejo wowe icyo usabwa nukuza wowe warisengeye wariyirije baragusengeye bagusiza amavuta nabyo batakoze wanyweye amazi byaranze rero wowe icyo usabwa nukuza ukagarurirwa Radio Mucaro mwiriwe neza cyane nanjye ndifuza ko nsengera Imana ikansukura igisuzuguro cy'abanaki ejo wazaje tukagusaba ko mbonye ufite umwuka w'icyangiro tumudayimoni w'icyangiro ikintu iyo ugiye gupanga n'umuntu bihita bipfa urajya gufata bikanga ufite umwuka w'icyangiro ejo ngwino tugusengera mu izina rya Yesu Kristo twirukana izo mbaraga z'abadayimoni sawa urakoze cyane hamagara twakire kuri Radio Mucyo mu izina rya Yesu Kristo imenyekane ku iteka ry'Imana ni ku munsi w'ejo ubwira abakunzi b'umusaraba Radio Mucaro Yesu ashimwe cyane wowe Imana yambwiye ko ishaka kubanza ukihana uri mu byaha urimo uranyumva ejo uzaze ku rusengero cyangwa ujye n'ahandi hazakora uzaze ubanze wature ukore deliverance ko hari imyuka ikuriho idashaka ko unasenga hari imbaraga zidashaka ko usenga tubanze tukirukana izo mbaraga wakira urufunzo rw'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo sawa urakoze wowe ufite ibyaha byakubase uri umunyabyaha wikwemera ko umwaka urangira ufite ibyaha ngwino tugusengere hari ibyakubase ubusambanyi ubusinzi kwikinisha ngwino tugusengere Radio Mucaro Yesu ashimwe cyane Yesu ayimbaze nifuza ko mwasengera nanjye ndarwaye turagusengera mu kanya wizere urakira mu izina rya Yesu Kristo Amen sawa murakoze guhamagara kuri Radio Mucyo reka nzembaye telefone mwabasha kudushakiraho ni ku munsi w'ejo saa 3 kugera saa 10 tuzatwiyirije nakubajije ngo ese hari urufunguzo wambuwe buriya gusenga biba byiza umuntu agasenga afite icyerekezo wiza gusenga utazi ibyo usenga banza witekereza ufata umwanya uvuge ati se hari urufunguzo naba narambuwe ejo uzaze saa 3 kugera saa 10 tuzatwiyirije nababwiye ko ari Kimironko kwa Mushimire ugeze kwa Mushimire
wahamagara kuri nimero turi buze kubaha, cyangwa se uva Kimironko ukagera kwa Mushimire uhita ukata ibumoso bwawe mu gasantere ko kwa Mushimire kaburimbo izamuka, urayikomeza nuze ukata ibumoso cyangwa ujye ukomeza kaburimbo izamuka ikugeza ku rusengero. Wanaduhamagara tukakubera ni ku munsi w'ejo saa 3 kugera saa 10 zuzuye. Ku cyumweru wowe utabasha kuboneka ejo, ku cyumweru saa 1 tuba twatangiye amateraniro kugera saa 4 magera saa 12 ku cyumweru nakira buri umwe wese wahageze. Ndashaka ko mbere y'uko umwaka urangira hari urufunguzo wakira. Hamagara kuri nimero tugufashe muri byose 078 42 80 45. Iyo ni nimero ya Pastor Robert, turahamagara tuvugane 078 42 80 45 078 42 80 45. Ni ku munsi w'ejo Kimironko kwa Mushimire, ugeze kwa Mushimire duhamagara tukahita tukwereka ahari urusengero 078 42 80 45. Mwari kumwe na Pastor Robert ndetse n'umukozi w'Imana Claire. Tuzongera kuba turano kuwa gatandatu saa 9. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom shalom.